Ndabasuhuje. Igihe warebaga munsi ya video nk'iyo uri kureba ugakoza urutoki cyangwa umwambi wa computer wahanditse subscribe, wariteganyirije kuko bisigaye bikorohera kumenya ko dushyizeho ikiganiro. Ndashishikariza wowe unyumva utarakanda iyo buto yanditseho subscribe kubikora nonaha kugira ngo dukomeze kugendana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyiza byo kurya umuneke twifashishije ubushakashatsi bw'ikinyamakuru The New England Journal of Medicine cyakoze ubushakashatsi ku muneke kinareba ibyiza byawo ku buzima bwa muntu. Kubitiro iki kinyamakuru kivuga ko umuneke burya ngo wifitemo potassium. Iyi potassium ituma umubiri ukora neza kandi igashyira ku murongo umuvuduko w'amaraso. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru The New England Journal of Medicine bugaragaza ko gukoresha ibiribwa bikungahaye kuri potassium nk'umuneke bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso ku kigereranyo kiri hejuru ya 40%, kandi ngo iyi potassium nyine ikomeza amagufa ikanarinda kurwara impyiko. Umuneke kandi ngongera imbaraga. Aha ni mu gihe umuntu akoresha imbaraga nyinshi ngo ni ngombwa kurya imineke. Niyo mpamvu uzabona abakora siporo zitandukanye nka tennis barya umuneke mbere cyangwa mu mukino hagati kugira ngo nyine bakomeze kugira ingufu. Umuneke kandi ufasha mu igogora cyangwa se digestion. Imineke yifitemo fiber ifasha mu igogora cyangwa se digestion. Ifite kandi fructo oligosaccharide zifasha umubiri gufata ibiwutunga ku buryo bukwiye. Imineke ngifasha umuntu ufite udusebe mu gifu. Kurya imineke buri gihe ngo bifasha umuntu ufite udusebe mu gifu kuko yifitemo ubushobozi bwo kwica amabagiteri atera utwo dusebe. Rero ku bantu mwumva murirwa mu gifu, nabagira inama yo kujya mufata umuneke mukawurya kuko byababera umuti ndetse mukajya no kwa muganga. Ariko imineke kandi ngo yifitemo vitamine B6 cyangwa se B6. Imineke ikungahaye kuri vitamine B6 ifasha mu kurema hemoglobine, imwe mu bigize amaraso. B6 kandi ifasha mu gushyira mu murongo isukari iri mu maraso. Umuneke umwe ugira agaciro gakubye inshuro 5 ibinini by'iyi vitamine umuntu yafata ku munsi. Urumva ko rero ni byiza cyane kurya umuneke aho kujya kunywa ibinini birimo vitamine ya B6. Imineke ikungahaye no ku myunyungugu itandukanye. Uretse amavitamine twabonye haruguru nka B6, imineke yifitemo imyunyungugu nka magnesium, manganese, iodine, fer na selenium na zinc. Imineke kandi inagira vitamine C n'izindi z'ubwoko bwa B zitandukanye. Imineke kandi ifasha mu kwirinda indwara z'uruhu. Uretse kuba wakoresha umuneke urya, ushobora no kwifashisha igishishwa cyawo mu gihe warwaye zimwe mu ndwara z'uruhu bityo zikagushiraho ndetse zikagenda nka nyomberi. Imineke kandi ngo yagufasha mu kwirinda kanseri. Burya ngo imineke ifasha ba nyiri kuyikoresha dore ko yifitemo ubushobozi bwo kongerera umubiri ubudahangarwa. Ibi kandi ngo bigabanya ibyago byo gufatwa na kanseri zitandukanye. Imineke yagufasha kumva umerewe neza. Umuneke ngo ufite acide yitwa amino acide tryptophan. Iyi ngo umubiri ukayifashisha uyihinduramo serotonin ifasha mu kumva umuntu amerewe neza kandi ikarinda umunaniro ukabije. Ibi ngo bituma kandi umuntu anasinzira neza. Dusoza kandi reka turebere hamwe ko umuneke ngo wagufasha mu kwirinda umunaniro. Mu gihe umuntu yari yakoze cyane ngo ni ngombwa ko mu ifunguro rya mu gitondo afatamo umuneke. Ibi binatuma yumva hagaruye intege akaba yakongera gukora akazi ke nk'ibisanzwe. Ni byiza kandi ngo ni ingenzi ko abantu bafata imbuto kuko zifite akamaro ku buzima bwabo. Gusa biba byiza iyo umuntu azikoresheje neza kandi akamenya n'icyo ziba zimariye umubiri we. Rero ni rumwe mu ngero z'imbuto zifite akamaro kanini cyane. Ndagushimiye wakomeje kubana natwe muri aka kanya twahariye kuganira ku buzima, tunarebera hamwe ibyo abantu bakora kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza. Ndagukangurira kandi gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro ndetse n'andi makuru yaba yanga yavuga ku buzima n'ibindi byose tukugezaho buri munsi. Ibuka kandi guhita ukanda ku nzogera ihita igaragara hafi aho ukimara gukanda kuri subscribe kugira ngo ayo makuru nyine ajya kugeraho mu buryo bwihuse kandi